Ese ni gute umuntu agendana n'Imana mu buzima bwe bwose bwa buri munsi? Kugendana n'Imana ni ugufata ubuzima bwawe ukabushyira mu maboko y'Uwiteka, akaba ariyo wizera, akaba ariyo wiringira ku manywa na nijoro, ugakora ibyiza bishimwa nayo, amategeko y'Imana akaba muri wowe ukayitondera. Ntugire ikizinga habe n'umugayo, ahubwo tukaba tuboneye imbere yayo. Tugenda nk'uko Umwami wacu ashaka ko tugenda, tudakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yacu, tukava mu byo kwizerwa tukimura Imana yacu ihoraho. Rero kugendana n'Imana tugomba kwizera. Mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 niho tubonera kwizera nyakuri. Kwizera ni iki? Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana, imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 8. Rero tugomba kwizera Imana yacu kugira ngo igendere muri twe, kuko kwizera niko kuduhamiriza yuko turi kumwe nayo, tugendana nayo. Mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 niho tubonera kwizera icyo ari cyo n'ibyitegerezo by'abizera nyakuri, kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo umukiranutsi w'Imana abeshwaho no kwizera. Rero bene data, iyo twizeye tuba turi kumwe n'Imana yacu, kandi kugendana n'Imana ni ukuva mu byaha. Va mu byaha ujye ukora ibyiza, uzaba gakondo iteka. Va mu byaha ujye ukora ibyiza, ujye ushaka amahoro uyakurikire kugira ngo uyashyikire. Bene data, ntago byashoboka ko tugendana n'Imana tukibereye mu byaha, kandi tudakurikiza n'amategeko yayo, kuko amategeko yayo niyo atumenyesha icyo Imana yanga n'icyo ikunda. Rero iyo tumaze kumenya icyo Imana yanga, twitandukanya nacyo, ubundi tugakora ibyo Uwiteka akunda kandi ashima, kuko ibyaha nibyo bidutandukanya n'urukundo rw'Imana. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ijambo ry'Imana rirongera rirambwira riti, urubyaro rw'abanyabyaha ruzarimburwa. Bene data, nta muntu wakwifuza kurimbuka, nta muntu wakwifuza gusumirwa n'umujinya w'Uwiteka. Hanyuma ikindi cyatuma tugendana n'Imana ni ijambo ryayo, kuko mu ijambo ry'Imana niho tubonera ubwenge bw'Imana butangaje. Ijambo ni ryo riduhindura, niho tubonera urukundo rw'Imana, kandi mu ijambo niho harimo ibyiringiro, harimo amategeko atuyobora, n'isezerano rikomeye ry'agakiza kubw'Umwana we twahawe kubw'ubuntu. Iyo tugendeye mu ijambo rero, ubuzima bwacu buba buri mu maboko y'Umwami wacu Yesu Kristo. Kubw'ibyo rero, dukomeze kwizera no gusenga mu buzima bwacu bwose bwa buri munsi, kugira ngo tudacika intege muri uru rugendo. Tuve mu bidatunganye, twiyeze umujinya wa hato na hato, uburakari, intonganya, guhagarika imitima, imigambi mibi, mbese tuve mu cyitwa umwijima cyose, kugira ngo tugendane n'Imana dufite umunezero n'umutima utunganye. Tugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira, kandi dushakashake ibyo Uwiteka akunda. Ntitwifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro, ahubwo tuyicyahe.
ntitugende nk'abatagira ubwenge, ahubwo tugende nk'abanyabwenge, tugende nk'abana b'umucyo, turangwa n'ingeso nziza, turangwa n'urukundo, turangwa n'ukuri no gukiranuka. Kandi ikirenzeho, dusome ijambo ry'Imana. Wihe intego uvuga uti byibuze ku munsi nzajya nsoma shapitire imwe. Ibyo bizagufasha muri uru rugendo. Ushake cyane cyane umubano w'Imana kurusha ibindi byose, kuko igihe kiri bugufi. Ducunguze rero uburyo umwete, kugira ngo Umwami wacu Yesu Kristo ubwo azaza azasange tumwiteguye. Muhabwe umugisha. Haleluya. Muhimbaze